mubonye witwa DJ Pius wamaze kwipanga akazi ntabwo mubona DJ Pius mu gatako performance yiwe nziza cyane ku cyango gitandukanye maximum respect DJ Pius urwego rwawe narubonye brother urwego rwawe narubonye abanyarwanda reka njye mbabwiza ukuri njye nzajya nshima umuntu ahari nzajya mvuga ibintu bigaragara nzajya nkora ibintu bivuga DJ Pius wakoze Imana kumugisha Fred mujye mutuza ariko ujye wibuka yuko tureshya na bagino WABAGAHE uribuka abantu bazana amatiku bakavuga uburyo witwa Jose Chameleon yageranye ikibazo n'uwitwa DJ Pius ubwo indirimbo bita Gatako yatwaraga award aho guhamagara Pius bagahamagara uwitwa Chameleon ngaho nyereka ibitangaza arya bya bitangaza makuru Visit Rwanda we papa urwagasaba nkwakire mu kiganiro urakoze cyane wamfura we uyu mwanya wa none impamvu twigaritse gutya yego Visit Rwanda tuje gushimira abantu bakurikira ku mwanya wa kabiri turashimira nde turashimira witwa David Bayingana wabonye David umugore we uko nari mwiza umugore wewe data we mana y'isi n'ijoro no David buranga arafuha David Bayingana ariko David so wajya kumufata umwana wabonye uburyo umugore wiwe aba namuherekeza ahantu hose nyine wabonye witwa Simukeni namubona wamubonye Simukeni manager uburyo abayiteretse ariko kumwe na sheri wiwe ariko kumwe na sheri we arimo kugenda amubwira ati weho nkwa icyo ushaka cyose wageze ariko reka nkubaze visitorwa reka nshimire uwitwa ngiye nanjye nshimire Masamba Intore nshimire na boss coach Gaeri ni bamwe mu bantu ngiye bagiye bamblessinga ariko nanone twa Christopher numugeraho ugende gake afite album gutero ariko yakoze ikono mana ireba baduhaye umwanya niba ubona nzapfa nafite amafaranga nyura none hanitahire kuko sinshaka kuzicwa na depression ariko sibwo oya uracyari muto ho murabizaza. Yes, of course, come to baby no veke fake, of course, king of Zamba, Sada Fab coming out isi mtoto wabutamwa na ngenda toka TV tutaravuka buti nyirubwite vineshe kuri magic wanda wavuzwe amunyeshuro bahita yotel zuba nyiti inshuti y'aba boss nitijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi nikakajwi komi pandemic in the city umwuzukuru woroje amafoni shop umwana w'umugore imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba nyitaho parirere nyita agaciro ka karitsiye bakwita speak off junyita njewe inkoma mashyi y'igihugu unyite special material unyite youth inspiration unyite papa doughboy unyite papa muceri unurangiza witurenza akantu bavuga ati papa B1 Gini wongera ngo papa ndeka mwana dakiza mumbabarire mbabarire mwiza kunesha umutwe banze ndekure mumbabarire mwiza mundeke muzira ijoro ubu turisanga Benovia utamaje kugisasa banze usoze introduction Benovia ariko je nemaje kwisoza nukuvuga ngo uyu mwanya none SKY2 turi saha y'isasa 40 yego n'itanu ariko hagati aho ngaho turi muri 45 urabeshye turi sasa 55 kubera ko 155 am kubera ko wanditse 155 am ibintu tugiye beno bireka nkubwiza ukuri kwinesha agaciro ibi nibyo bakwereka kwiringa ibi nibyo bakwereka gukunda umurimo novye narakubwiye ngo banyita gikundiro banyita papa w'u Rwanda andi ngo yitwa ngo mama w'u Rwagasabo ubu nanjye isamindura izina kakanya ise nitwa papa w'u Rwanda nambwira ngo papa ngo mama w'u Rwagasabo ubu ngende kwitwa none witwa papa w'u Rwanda urambaza none rero nubwo ngosoyo gatoya nengeneye kuri za sasa cyangwa nushaka nanjye nimba hari mama w'u Rwagasabo witurenzaho ati papa w'u Rwagasabo SKY2 WABAGAHE papa w'u Rwagasabo papa w'u Rwagasabo B1 Gini muri 155 yes we Kigali Universal ibi bintu ntabwo nabikubwiye Benovia nkakubwira ati ngiye nujya umbona ndaya majoro ugira ngo ninjye utarukeneye kuba ndi gukira igitama madobo ise ugira ngo ninjye warunaniye kuba ndaranye na mama yake nanjye ndaye hari ukuntu umeze Benovia wiseka ubwo ndakuze ugiye gutangira uvuga ati ubwo ugiye guprofita usanga Skyra yasinziriye atura profita muceri abe yasinziriye tangira Benovia nshira mu mwuka Benovia nubwo bwije ibintu bitameze ne Kaje mbanza ngushira mu mwandiko ushaka kwijana mu mwandiko nshiramo uyu mwanya wa none twicaye muri Kigali Universal yes we wahabonye hano nicaye aya mabara uri kubona ukunasa Benovia ni wambwiye ngo warize none aya mabara asobanuye iki idarapo ry'igihugu nje nitwa nde nese naguri ngoma mashyi y'igihugu nitwa ingoma mashyi y'igihugu hakongeraho izina ryitwa ngo
papa w'Urwagasabo. Yego twakomeje rero reka twinjire. Unisigaye wabagahe. Yes of uyu mwanya wa none aya masaha tugeze mu gicuku twe twibereye ahantu bita he Kigali Universe Inyarugenge hanga niho navukiye. Impamvu kino kiganiro nanjye nagigiye kugira ngo nkorere hano ntabwo byari byoroshye kugira ngo mbashe kuri kodingira hano hantu, ariko Benovia kubera Imana inkunda navuze ati ahantu niho navukiye ni Inyarugenge ni iwacu mu Muhima, reka nanjye nitereke izi nzu ihagaze amamiliyari, reka nanjye nyicaremo kuri wabagaye babanze babone yuko urwego rwanjye rutandukanye. Benovia mbabara tubanza twinjira mu mwandiko. Benovia buretse gatoya mbabarira Benovia burije nasaraye simeze neza mfite agahinda kanyindaguye. Benovia nibwo bwa mbere mbonye abahanzi Benovia. Uragira uti mbonye abahanzi ariko mbonye na stage nziza, akaba ari igitaramo cya Chameleon umwana wo kwa Mayanja family. Ngira ngo wenda abantu benshi bakomeje kugenda babibona tubikoraho ibiganiro bye bitandukanye. None urebye performance y'umuntu bita Chameleon n'abagenzi be Benovia uramushyira ku mwanya wa kabiri. Ariko Benovia ibi bintu ushaka ariko ubundi tuzahora dukora nuri inyuma y'amarido. Ibyo bintu byihorere wambaye gute? Ntabwo wanditse visit Rwanda. Iki kiganiro tugiye kugikora twese turi kumwe. Ibyo byihorere wari uhari. Iyi ni live tugiye gukora twese turi kumwe. Zebra switch mbabarira ibi bintu tugiye kubirikodinga tunahagaze. Oya no kuvuga ngo already nanjye nambaye. Tugiye buretse gato turagenda dusobanura etape par etape kuko twese twari turi kuri tele. Ibi ni ibintu tugiye gusobanura, ni ibintu tugiye kuvugaho, ni ibintu tugiye kuvuga uburyo igitaramo cyagenze, ni uburyo dushaka kwereka abantu yuko urwego rwacu rwamaze guhinduka, ari nayo mpamvu twamaze kwitereka. Ibi nibyo bintu nabwiye abantu ndababwira ngo mutuze mujye mureka kuvuga amakuru mudafitiye gihamya. Urakoze cyane Benovia. Ibi ntago ari byo nakubwiye ngo ntukajye umbaze bari abantu bakora inkuru badafitiye gihamya. Benovia ubundi turi Kigali Universe ndi gukora iki? Waje gutara amakuru. Nataye iki? Amakuru nakoze iki? Wigere kuri tere. Nageze iki? Kuri tere ndi hehe? Uri kuri tere. Aha ntabwo kuri iyi tariki ariho ibintu byabereye. Nasaraye gutya atari ukubera ko nahindutse umufana wa Chameleon. Ariko je nagace nanjye namufanye ndasarara. Ariko SKY2 kumushishura wabonye imyuka bafite kuri stage Benovia. Akubondereka nkubaza ikibazo kimwe. Buriya Chameleon ukuntu wamubonye, buriya wabonye Chameleon ameze nk'umuntu wari umaze igihe arwaye? Apo yakaraka Chameleon cyoko zanu yivurije bahaye 100% kubera yuko uwitwa Chameleon aravundereza. Wagira ngo aravundereza. Uzi ko wagira ngo reka ndebe afite vibe nk'izabushari. Ariko ngo Rafiki nawe yabikoze. Oya Rafiki cyo style. Ariko nanone Benovia va ku giti jya ku muntu. Ntabwo mvuze nabi Zebra switch munyihanganire, ariko tujye tugaragaza ukuri. Nizere ko abanyarwandakazi impamvu niteretse ijoro nkavuga ati ngiye kuri kode gakina kiganiro nge na Benovia. Ubu tuvugana turi kuri tele ahantu twahigereye, ibintu twabibonesheje amaso yacu. Benovia mbabara mbanze nshimire David Bayingana, nshimire uwitwa Simukeni, nshimire mubi cyane umubounce wa Bruce Melody, nshimire na timu yose y'umutekano ya Kigali Universe. Aza kwibagirwa Coach Gayeri boss kandi aba yamaze kumbwira ati mwana wanjye rekura. Benovia byihorere kuza gushimira Coach Gayeri, nzamushimira ejo. Buretse nakubwiye gute Benovia? Umwandiko ko ejo tuzawusubiramo. Umwandiko tuzarekura. Umwandiko nzarekura. Nzarekura umwandiko ari uko nabonye uwitwa Philipita ndetse nande na Murinda Habirende na Babu bamaze kurekura. Ibi ngewe ndi gukora n'ibyo niboneye n'amaso yanjye. Iyi ni iminota mike ngiye gukorera hano hantu, ariko abanyarwandakazi ibyo mbonye ntabwo bibaho. Iyi ni show ya timu ya Mayanja. Iki ni igitaramo gikozwe n'uwitwa Chameleon na Paraso na Wizo. Noneho ikintu kinejeje kinamesheje agaciro ni ukuntu bahinduye performance, bahindura imyambarire, bagaruka bambaye t-shirt ziriho papa wanjye, papa wacu Paul Kagame, His Excellency Paul Kagame, umubyeyi wanjye. Benovia nakubwiye ngo dore niyo mpamvu kugukira imbere ya kamera ntabwo ujye ukoma amashyi niyo mvuze ikintu kizima. Ariko se amashyi ntabwo natesa. Ese basi Benovia urashonje. Ariko iyo urayizi uretse banzu ugizuka bani gutya pete. Ariko reka wenda bagira gutya. Urarekuye baza abantu babizi.
yagize gutya mbona mu icyuba iyo bayita salute bayita salute Benovia mbabara twinjira muri iki gitaramo twihuta dukora iminota mikeya twita twijandika nanjye naye nje gupfumbata mama yake ndebe n'ukuntu ncunga Skyra yamaze kugwa gacuho nanjye nangire nyiri gitero ariko Sky2 wagiye barako kujya ejo mu gitondo nshaka umugore Zebra sicuze ko yamushatse we na wayebiti wabonye icyo bakurushije ibaze Zebra aramushatse wayebiti aramushatse none rero ariko Benovia wagize ikintu wibwira ikintu cya mbere cyo gihari nuko by the way Benovia wambaye t-shirt nzisa urakoze cyane aya mabara bayita raporo y'igihugu Visit Rwanda Rwanda yego rero Benovia mbabara dukubita tubangura twinjire mu buryo bw'iki gitaramo tubwinjiremo duhere hasi twongere tunazamuka Benovia iki ni igitaramo cyateguwe na Kigali Universal ndetse na team ya 155am ni igitaramo ubona yuko kimeze neza cyateguwe neza ni igitaramo kinasojwe neza gishozwe na Chameleon mu ndirimbo bita za Kipepeo za Mama Roda indirimbo zigiye zitandukanye wiso wamubonye we na Paraso bagiye baduhereza indirimbo zigiye zitandukanye wabonye witwa DJ Pius ku ndirimbo yiwe bita Gatako Kuba Alex urumva ni indirimbo ubona yuko bari biteguye ubona ko uwitwa Paraso yamaze kwidistenga arangije nawe ategura ibintu byiza hakurikiraho witwa Chameleon wamaze kurekura umwandiko uteye ubwoba Benovia reka nkubwire ngo ibi bintu nge mbonye mbabara mbivuga nicaye kuko uyu munaniro sinshobora kuwukoresha nge Benovia jya umenya ko maze no kwisazira nge nkora n'ibi bintu nicaye yego SKY2 yego wenda abantu benshi bagiye bakora ibitaramo bigiye bitandukanye ariko ugasanga rimwe na rimwe swati barabafungiye kubera yuko barengeje amasaha cyangwa abahanzi batinze kuza guperforminga ariko ibyo ntabwo tugeze tubibona hano weho wabonye ibanga 155 ifite cyangwa se team y'abako Kigali yose ibanga ifite yo kubitegura ibintu bikagenda neza uko Benovia reka nkubwize ukuri reka mvundereze wamubonye witwa DJ Pius wamaze kwipanga akazi ntabwo umubona DJ Pius mu gatako performance yiwe nziza cyane ku cyango gitandukanye maximum respect DJ Pius urwego rwawe narubonye brother urwego rwawe narubonye abanyarwanda reka nyambabwiza ukuri nje nzajya nshima umuntu ahari nzajya mvuga ibintu bigaragara nzajya nkora ibintu bivuga kandi ibintu binameze neza cyane DJ Pius maximum respect my brother big up to yourself icara wige wowe urambaze wowe DJ Bob we mvugana iki nawe jundeka wowe DJ Pius wakoze Imana igumugisha Fred mujye mutuza ibi ni ibintu biba byakozwe mu buryo bwiza mujye mureka dushima abantu kuba baba bakoze ibintu bigaragara apana ya matiku yacu twirwamo muri showbiz tunenga ibintu ibi ntabwo ari ibintu byiza DJ Pius komezanya n'aba bantu witeka ntabwo umugisha ariko ujye wibuka yuko tureshya na bagino jye wibuka ko tureshya yego ibi bintu tuza wowe ndakiza mujye mundeka ngewe mba narijanditse ngewe urumva View Nation reka nkubwire ngewe impamvu bino bintu mba mbikoze mba nijanditse irishoro mba ngira ngo abantu mbashimire bari ngaragaza uko ibintu byagenze uribuka abantu bazana amatiku bakavuga uburyo witwa Chameleon yagiranye ikibazo n'uwitwa DJ Pius ubwo indirimbo bita Gatako yatwaraga award aho guhamagara Pius bagahamagara uwitwa Chameleon kandi abantu barageraga bavuga ngo ntabwo umubano wabo umeze neza none Pius gatoya uyu mubano ubonye gute Pius ubwiwe yagiye kuri stage inshuro ebyiri bro yego abahereza shout out Chameleon yahereje abantu bose cyane 100% itereke ariko deki mwajya mureka nkari kuri umwandiko wanyu ariko waje hano yego dakiza igitaramo kibonye gute nicyo gitaramo cya mbere mbonye kiryoshye kuva gitangiye kujya kirangiye harya y'amabuye abantu bateraga bavuga ngo Chameleon azafropinga ese DJ Bo ubara fropinze ra babivuze bari wano ariko
generation icara tuganire tugize n'amahirwe yo kuganira n'umurigenti DJ Bob ndagira ngo Binovia njyewe ngize n'amahirwe DJ Bob namufanye ngiye kuva kera urabizi grand frère ejo bundi nibwo bwa mbere ngiye DJ Bob yantunguye twari turi ahantu somewhere arangije abambwiye imyaka yiwe ndangije ndavuga ati burya mwana ndavuga ati Musa buriya bino bintu tujya twigira dukina nabyo naravuze ati umuntu utazi ubwenge abika ikibiriti muri firigo ariko ibaze muniga ibaze ko DJ Bob ari inshuti na Kiki Petit bro aramuzi DJ Bob mbabarira kugira reka twinjire muri iyo show kugira ngo tuyisesengure mu buryo tunakubita twihuta kugira turatanga umwanya n'abandi bantu my brother DJ Bob ngengiza amahirwe akakanya kuba twicaranye DJ Bob uri umurigent wabonye ibitaramo byinshi hari abantu benshi bategura ibitaramo bakabitegura muri arena abandi bakabitegura ahandi hantu hagiye hatandukanye abandi bakanipanga akazi ko kubikora muri stade ariko se Bob igitaramo cya Chameleon kibonye gute? By the way iyo ni one question oya ndagira ngo ubinsubirize rimwe njyewe ndahita ngusigira microphone wowe ukubite ubangura DJ Bob reka nkubwire ndakubajije ikibazo cya mbere nizere ko wacyumvishije ese Bob nimba ubonye performance ya Chameleon ndetse n'abavandimwe biwe ni ikihe kintu bikwiye kwigisha abahanzi nyarwanda mu rwego rwa performance? Urakoze cyane. Yego ikibazo cya mbere ni ukuvuga ngo reba show nanjye ninjiyemo show naje kureba umva ndabizi waje kare nakubonye kare ariko nakubonye mbese ibintu bitatanye wabonye abantu bitabiye kino gitaramo cyane ni generation yacu cyane byo ku bintu byacu ikindi kintu ino show nabonye na Karema yari ari na music agomba kuza kwa nabonye Masamba nagaru ubu Christopher nagwa wamubonye Christopher bwa mbere Christopher yagaragaye mu gitaramo bro batamuhayemo umufungo bara nagara abagenzi urumva no kuvuga ngo iyi ni show y'abantu mbese bo mu myaka yo hambere abantu bari vibes za Chameleon n'umuntu washimishije abanyarwanda nubwo abantu benshi wenda batajya bibuka cyangwa basubiza inyuma umuntu waduhaye show yaduhaye show ko yaraduhaye show rero nago twakagombye kuba tubyibagirwa ikindi cya kabiri ndavuga cyane kuri generation nshyashya generation igezweho bakagombye kwigira kuri zino show ndabizi barayireba abatayireba baragenda oya Kivumbi yamaze kwemera icya kuko Kivumbi twari turi kumwe we Kivumbi King we twari turi kumwe kandi uburyo yanabonye igitaramo ngi nama nagira Kivumbi bro gerageza utrying uburyo bwose bushoboka ushake korabo na Chameleon yego arabizi kabisa arabizi mu peti bano peti bashyashya arabizi iki nabwira bano bapeti bashyashya nabwira ngo bigire ku bantu ba kera barebe systeme bagiye bakoresha uburyo bagiye bakoresha kugira ngo bageze kino gihe baki vibe bagitumira abantu bakaza ari amafaranga bicuje hano ntago ari amafaranga make urumva urabizi uzi VIP hano kugira ngo bakwambika akantu gasa gutyo aho amafaranga bacaga yego urabizi abana nabyo bintu bagiye bagaruka bavuga ngo hano hantu bishuje amafaranga menshi ari nacyo kintu cyatumye abantu bavuga ngo nago Chameleon ari bubona abantu ariko byatunguranye kubona yujuje ibi nibyo bintu ndaza kuza kuvuga ati maximum respect kugira ngo mwamakanya ngakomezanya n'abantu turi kumwe n'abana oya DJ Bo muretse before yo kugenda DJ Bo wagira inama aba bahanzi bato bakiza systeme bazakoresha kugira ngo nanjye nihereho njye na Benovia natwe turi bamwe mu bantu ariko ngewe ndashona ngewe ibyinshi ndabizi ahubwo wegerageze umbwira ati SKY2 ibindi bintu barumuna bawe bagomba gukora bagomba kwitwararika nibihe turabizi ko nkuzi kuva mu bwana bwawe ukiri muto urabizi ko n'indi mihanda urabizi ko nkuzi cyane uburyo wagiye uzamukamo ubwo ugeze ahangaha yego urabizi ko mbizi ariko ntago ari byo twari turi guhaniraho gusa karagaciyemo ariko nabwira runo rubyiruko rw'ubu ngubu nk'uko bimbwiye cyane abantu binjira mu muziki nabwira ngo barebe kure bireba hafi bakagendana n'ibigezweho yego bagakora indirimbo igahita imara iminsi 30 igahita irangira igahita iva mu kuryo wakina nana bakagukubita ariko nibahere kure bagende bayiga barebe system ariko Bob naho ngaho nawe Bob unese urashaka abana bakora indirimbo nk'iza Kipepe na za Mamaro akuziko Chameleon akubise Kipepe itanibuka tugikina ibiboro byamiye twakoze za Dogoma bro wakumva ai mama o Kipepe
keep up mama roda beni wacha kukubwira ngo bafate bino bintu by'uyu munsi babivange n'ibya kiriya gihe barebe inzira z'uyu munsi zigenderwaho n'inzira zagenderwaho cyagiye babihuze nyamara na strenge zabaga na strenge zari ntago ari z'uyu munsi ariko zari zihari yego babirebe n'iby'ubu ngubu babihuze bareba ahantu bihurira SK bipfirahe cyabikirirahe sako kanu siko Murakoze cyane Bob Imana iguhe umugisha Grand Prix gize n'amahirwe kuba turi big up yourself my brother hesha umugisha cyane yanjye babwira ati WABAGAHE TV si WABAGAHE TV WABAGAHE TV mukomeze ebana iri kudukorera akazi katakozwe n'abandi bantu ndabeshya aho abantu ndabeshya mukomeze mukore subscribe kandi liking kandi ikintu cyose mwumvisha hano bakotoye mushyiremo comment aho hasi umva niba kotoraho gatoya cyane shyiramo comment jewe ikintu nsoma ntago ndeba show cyane ndeba comment akantu kakotoyeho gatoya shyiramo comment ndashaka comment shyiramo eshatu umuntu wese warebe ikintu kiganiro noneho nge nzaza mbasubiza inyuma Urakoze Bob maximum respect Binovia ibi bintu DJ Bob avuze kandi aranakoze cyane ni n'iby'agaciro is the first time tunagize n'amahirwe tukuba ni nabwo bwa mbere abastar bagaragaye kuri iyi channel yacu yego Binovia ariko abonye ukuntu uretse bari kwinjira mu mwandiko ubonye ukuntu abastar bose batwishimiye tukimara kwinjira twarega Binovia barakubwira ngo iri gukora ibintu byiza utiteranya n'abantu abantu bose baragukunda kandi abantu barakwapreciating Binovia narakubwiye ngo ngewe uburyo mbayeho nk'umuntu uri real kandi ngewe uburyo nkora ibintu byanjye ngiye ngomba kubana na buri muntu wese hari udushya dutatu n'amajije kwibona mu igitaramo SKY2 icyambere performance yo nanjye yambere agashya kubera yuko perfect kubera yuko uburyo bagiye bakurikiranya uburyo bakoranye ku masaha uburyo bakoresheje umwuka vibe uburyo babyinishije abantu ni ikintu gikomeye cyane Chameleon wazamuye abantu 300 kuri stage ako nakantu kambere ari nako namajije kubona ko yashatse kubwira abanyarwanda ngese namwe mugira abayuda ageze kuri abayuda turi ko nagiye kubona mbona Rocky atangiye kugenda afata video Rocky namubonye yahereye Rocky yafashe video ahera kuri mikrojini agera kuri abayuda turi bona bretse arangije agera kuri Krema Kina Music agera kuba jama benshi nagiye mbona abake n'isoro ba Billy Capo ndetse na ba Christopher n'abandi bantu bose bagiye batandukanye bagiye bagaragara muri iyi show ariko ndangije ndavuga ati my brother ibi ni iby'agaciro ibi ni ibintu dukwiriye kwicara tukiga ushatse kuvuga ko Rocky abantu yatunze kamera barabayuda oya it's like a vibe urumva ni za vibe z'abajama zo kugira ngo nyine yerekane yuko n'umuntu mugendana ashobora kukubera umuyuda Binovia yerekana ubwiza icyo ni cyari cyakabiri buretse ariko waretse n'icyo tukabaza tugeze uvuga kandi ingenzi nubwo twakivuze hambere ariko ikindi kintu kirenze n'uburyo noneho yambariye kuri stage atashyiramo t-shirt y'umweru iriho His Excellency Paul Kagame ajya umenya ko atashyiramo y'umukara ongera uvuge ngo n'uburyo yagaragaje umupira mwiza cyane wari uriho Papa SKY2 ariwe His Excellency Paul Kagame yego ari papa abanyarwanda bose sino SKY2 wenyine wajya ureke nkikunda ariko nakwikunda ina papa wasikayira yego ngira ngo rero ibyo n'udushya twagiye tugaragara muri show ariko SKY2 sinkubeshya ari ikintu cyitwa abana kobwa b'i Kigali nanjye bancumuca mpamvu nakubwiye ngo kirimo abana birakuraga utambwira ngo bazunguzaga amabona utareba tuvuge ko nta mukobwa wakuye kibazo izina ryanjye riracyari hasi umva breaking mfite ngibaza ko oya reka nzabivugisha oya nari ngiye kubivuga ariko reka mbiretse iyi breaking iracyari muri box office oya igitaramo ugeze umboneramo muyoboke oya ubu turira yivuga uretse ariko muyoboke nawe uri hano ari Buganda ari Kampala yagize ngo ateze indege ndaragara ariko bayingana yarahari nameze neza cyane muvandimwe we tumushimire bayingana na twakiye na lokasiyo ibintu byari byanze reka dushimire David bayingana aduhesheje lokasiyo gukora muri Kigali Universal ni ibintu babigoranye gutera kamera we na mubi cyane bounce ukuvuga ngo gukora muri Kigali Universal hari abantu baba baragize gute baratse uburenganzira bwa mbere bakahabukinga yego ukavuga ati nta yindi kamera tugize gute
dushakamo usibye izina televiziyo muri buze kubona WABAGAHE TV niyo yonyine ikoreye muri Kigali Universal Iterana Appliance. ariko reka nkubaze ubundi ko twijanditse abantu badukunda abantu batuburesinze abantu bakunda ibikorwa byacu abantu banatwishimira ariko Benove buretse bya bindi by'abantu umuntu utakunda ibiganiro byo kuri WABAGAHE TV yabashaka gukunda ibihe biganiro nanjye ubambarize none se kuba tuba tujanditse rega twebwe ntabwo twebwe dukora sinabyaye oya ntabwo dukina sinabyaye sinabyaye twe dukora showbiz nyarwanda buriya n'amakuru yo hanze Binove gake yego kankubwiza ukuri ngiye kubaza ikibazo kimwe wabonye igitaramo witwa Tiger B the Ben yarayakoranye na Diamond Platinum hahiye naho si hahiye ariko abanyarwanda Benove iki gitaramo ngiye kugucarenjinga uyu munsi ngiye kuguhostinga Benove igitaramo wabonye Tiger B yakoranye na Diamond Platinum mu gihugu cy'Ubugande gitandukanye n'igitaramo cyande cya Chameleon yakoreye hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko Benove ibi bintu utaza gutuma mbere yo kugira ngo nsubize ibi ni bimwe mu bintu nanjye binatsindiye umutima wanjye nshaka kuza kubaza Coach Gayeri nubwo nicaye mu nzu yo bounce nibashake banterure banjugunye hanze kubera icyo witwa Wizo yaririmbye izindi ndirimbo zose nanyibutse indirimbo bita Music Bruce Melody yakoranye indirimbo music ubu Bruce Melody yagaragara kuri stage ari kuririmba Music yakoranye na Good Life kubera ko atari kuri afishi se DJ Pius ari kuri afishi ariko tekereza gato bari kuvuga ko yasabye nyine promotion se gukora n'abavandimwe aba ni ibintu bya danje ariko mwagiye mutuza ariko jya umenya ko kuba yari yitsimbye se nibyo bigaragaza ubwamamare ariko Bruce Melody yarahari nubwo atigeze agaragara yarahari ariko yarari hejuru muri VIP yayireberaga kuri screen no kuvuga ngo Bruce Melody yabirebaga live ariko ngo rya cupa rirerire rya B1 Gin tugiye gusohora niwe risogongeye bwa mbere risogongeye yiberaho hejuru na bounce maganani uwitwa mu bicene nabonaga katiza ako sha mu bicane ni igisore yes regararya uburyo arya se we waza umubwira iki Binove yagituza mu bicane yavuze ngo ne wamuzanye mu kazi genda gake numvi nabyumvise reka bivuge mu bicane se turaziranye dushaka jyazankira inyuma y'amarido dushaka we tuzanahura we tunanyirukana ikintu wabyivugiye niyumvira uvuga ngo SKY2 wanzanye mu kazi ariko nanjye ngeze mu kazi nanjye mba ngomba kureka ko nanjye ndi mu kazi ngakora neza ni nkuko nanjye ngeze mu kazi nanjye hita nitereka nkarimbagura nkaturagurika kubera ko nukuvuga ngo ibi bintu byanjye narababwiye ngo njyewe nkora showbiz nicyo kintu nkora entertainment ibi bintu nkora njyewe ntago ari ibintu ningingira abantu ngaho nyereka ibitangaza arya bya bitangaza makuru tugiye gukora ikiganiro tugara tugiye gukora ikiganiro twiryamiye muri Visit Rwanda we Visit Rwanda SKY2 yego Visit Rwanda tugiye njyewe umva se Visit Rwanda we Visit Rwanda wapi njye banyita Papa Rwagasabo yego ubwo tugiye gukora ikiganiro tuvuga ngo Visit Rwanda we nawe mvuga ati Papa Rwagasabo twinjiye mu mwanya Visit Rwanda we Papa Rwagasabo nkwakiriye mu kiganiro urakoze cyane wamfura we uyu mwanya wa none impamvu twigaritse gutya yego Visit Rwanda tugiye gushimira abantu bakurikira yego kwabavuza ruguru ariko tuna ntago bihagije yego kwikubitiro reka dushimire mubi cyane wamaze kwipanga akazi mubi cyane banteye story yiwe ngo mubi cyane ngasigara rya denda ari uwumwe Papa Rwagasabo ko numva uri kubaga nabaga none se reka duturagurika reka umuntu nagesa n'ibyarya byo bivuga ku mwanya wa kabiri turashimira nde turashimira witwa David Bayingana wabonye David umugore we ukuntu ari mwiza umugore wewe data we mana y'isi nijo no David buranga arafuha David Bayingana ariko David so wajya kumufata umwana wabonye uburyo umugore wiwe aba namuherekeza ahantu hose nyine wabonye witwa Simukeni namubona wamubonye Simukeni manager uburyo aba yiteretse ari kumwe na sheri wiwe arimo kugenda amubwira ati weho nywa icyo ushaka cyose wageze ariko reka nkubaze Visit Rwanda aba bantu urabona koko gutunga amafaranga atari byiza
oya jewe mana reba baduhaye umwanya niba ubona nzapfa nafite amafaranga nyura none hanitahire kuko sinshaka kuzicwa na depression ako sibwo oya uracyari muto ho murabizaza nese niba Imana ibibizi erega SKY2 nigeze kureba nsanga ngo wa muntu wakimye filime ya Yesu mbere kacimire uwitwa ngiye nanjye nshimire Masamba Intore nshimire na boss coach Gaeri ni bamwe mu bantu ngiye bagiye bamblessinga ariko nanone witwa Christopher numugeraho ugende gake afite album gutero ariko yakoze ikono oya urumva umva nkubwire bro reka ngutera agastori gatoya hagati yanjye nawe visit Rwanda yego papa rwa Gasabo urumva uyu Christopher twariganye ku ishuri kuri apasi ni umuntu nzi cyane ni umuntu w'umuvandimwe wanjye ni umuntu tuziranye imyaka myinshi ni umuntu nge nawe iyo duhuye dutera story tukiyibutsa ibihe bya kera ariko ni umuvandimwe ndamukunda cyane ndanamushimira ku buryo bwiwe aba yatwandastandinze n'uburyo ibintu byiwe abikoramo bucece yanambwiye yuko afite album launch afite n'indirimbo nshyashya agiye gusohora hari umuntu wamwegera amubwira ati ariko se Christopher ko waflopinze aravuga ngo njye sinigeze mflopinga kubera ko n'ubundi muri muna wanjye abayoboje ngo ni y'icyuma mu bijyanye na video ngo burakoreye debeni akurabwa kandi muri muna we wari we bita Uniko ari we wicaje gadi none se atamwica yakoze indirimbo bita ngo tumbe tumbe tumbi tumbi ariko SKY2 yego Violation namvuza kino kintu iki ni igitaramo cyagaragayemo umuhungu bita Roskana wamajije gusezera muri 155 AM kandi Roskana mbona Roskana arimo kugenda asuhuza ba boss we ba coach Gaeri ababwira ati nubundi ngiye rwose n'umwana kandi Roskana nyuma y'uko iyo ni breaking nzazana ibi ni nyuma y'uko witwa Roskana yikuye muri 155 ngo buriya yatangiye no gusaba imbabazi ngo niyo mpamvu na Kenisoro ngo yivumbe akavuga ati reka ngaruka namubonye afite Violation reka nkwereke reka iki kiganiro tugifungira aha sibyo abantu tuzabahereza ubusesenguzi bwiza reka tuzabaho ubusesenguzi bwiza twanarutse Benov kubera ko abanyarwandakazi murabibona turananiwe ubu tuvugana bigeze isaha ya saa reka turebe tutababeshya ariko reka turebe kuko dufite amatelefone saa 8:11 saa 8:11 urumva ko amasaha yakuze kandi urebye ibintu byagenze neza ese Benov tutaravaho stage wayibonye gute stage yari umuriro njye nakubwiye ngo umuntu bita Chameleon imyuka ariko umenya hari hano bamuvuye baramwongeremo n'imyuka kuko njye uburyo nabonye afite imyuka arasimbuka DJ Pius abafana komeza ubahereza ibyishimo baha amafoto urakoze big up to safe man abafana mujye mubaneza DJ Pius ibi bintu nibyo nababwiye ngo ba DJ Pius abantu bakeneye kubigiraho kubera ko nuko ba DJ Pius nibyo nakubwira ngo abantu bavuye Kampala abantu bakoreye imiziki muri Kampala bazi kubana ibi ni bya bindi abasani bacu muhura ataranakora hiti nk'agatako ugahura yigize njo poster ngo nashaka gusuhuza abantu gereka ikiganiro cyanjye ngifungiraho reka tubashimira cyane mwanfura mwe mwakoze kuza kuri kamatwa turi kumwe na Zebra Switch reka turashimira WABAGAHE twashimiye abantu bose ariko waruncitse nge nagushimiye uyu munsi timu ya WABAGAHE yari show no muri VVIP urakoze cyane wamfura Zebra Switch agacho on the camera wewe kandi ibintu nakubwira oya Violation buretse gato wituragurika reka tubanze buretse gato buretse gato reka tugire ikintu twisabira abantu mukurikiranye uburyo twitwaye mutubare mudusabire abayobozi natwe badushakira ikarita ya RMC tujye tubahereza breaking zimeze neza Mama Scovi njyewe nitwa papa w'urwa Gasabo nawe uri mama w'urwa Gasabo ikintu nagusaba buretse gatoya ikintu nagusaba yuko wadufasha WABAGAHE TV ibiganiro byose bizajya biba press conference zizajya ziba cyangwa mu mahanga cyangwa ahandi hantu hose WABAGAHE TV igigaragara namwe banyamakuru bakuru bavandimwe bacu turabasabye namwe muduhesha agaciro namwe mutublessinge natwe turabanezeza
turabasabye nimuduteze imbere dore natwe twihesha agaciro turi bamwe mu rubyiruko twanze kwiba twanze kuba abanebwe kunywa ibiyobyabwenge twakuye amaboko mu mufuka twihesheje agaciro namwe ngaho nimuduha agaciro murakoze cyane Imana bamugisha dushimire mama Doboy ubaduhaye no mwanya kujya twe turi gukora akazi akadushimira mama Doboy watumye ndarira ijoro ariko nanone Binovia tugiye twiga no gushimira abakire ahantu twicaye umenye ko iyo kasi irahenda Binovia kwinjira muri Kigali nivase abantu binjiye numvishe ngo kwinjira ngo byari bigeze kutuzengurukana none hari umuntu wambwiye ngo ariko SKY2 ngo tuvugishe ukuri ngo ntago ugirogesha reka tubashimira cyane mwapfura murakoze